abandi rero abana batoya ku mihanda njya mbibona nkurikira ibintu no kuri social media no kucyo intambara zirirwa zirihuza abana bato bambara ubusa bakajya ku muhanda bakambara ubusa wambara ubusa ararata iki undi adafite twese tudafite kwambara ubusa kwambara ubusa nta dini iribaho ryo kwambara ubusa nta muryango ubaho kwambara ubusa ariko burya kwambara ubusa ntabwo ari bwa busa burya bambaye ubusa no mu mutwe ni ubusa buri mu mutwe nicyo kibazo umusaza arabivuze umubyeyi wacu mukuru his excellence Paul Kagame ati kirero naragutoye narakwamamaje ndakwemera ntago watuma tubangamirwa abanyarwanda ngo tuzirikirwe ikuzimu mu kibi niyo mpamvu ahise byamaganira ku karubanda ndetse byamagana mu munsi wo gusengera igihugu Imana imuhe umugisha imuhe kuyobora igihugu cyacu igarure u Rwanda mu maboko y'Imana iruyobore nk'uko umukuru wacu abivuga guhera uyu munsi ababyeyi bakabaye bahita bafatiraho bagatangira kumenya imico y'abana babo imigirire ingendo z'abana babo aho babana nabo inshuti zabo ibyo baba mu bya buri munsi kandi bakanagira ikintu cyo kuganiriza abana cyane kuko ubaye uri umusore mwiza ukagira ubuzima bwiza ariko mu mutwe ntihagire ikibamo n'ubundi uba umeze nka ya zahabu bavuze ya mpeta y'izahabu iri ku izuru ry'ingurube n'ubundi iyo mpeta n'ubundi nta gaciro ibifite kuko n'ubundi iri ku izuru ry'ingurube kandi ingurube iri mu isayo birimo birumvikana rero umutima na his excellence yabivuze burya reka nkubwire inshuti yanjye ntawe utanga icyo adafite his excellence yabivuze bariya abantu ntago bambaye ubusa ku mubiri gusa bambaye ubusa no mu mitima no mu bwonko no mu mitekerereze niyo mpamvu bakwiye kongera hakagaruka umwambaro wambarwa ku itegeko ry'igihugu ritambarwa ku bushake bwa buri muntu twamamaza ubupfura twamamaza indangagaciro twamagana abakora ibibi twamagana abasinzi twamagana ibiyobyabwenge dukine nka kuriya wabonye ba Kiramani bakina barwanya abakobwa bambaye ubusa byari byatangiye ariko Scovia wumvishe ko yamuciye intege Scovia ntago nareka kukugaya hariya niyo wari bugaye Kiramani ntago wari bugaye Kiramani ahubwo wari buvuga uti wa mungani buke bakobwa bambara ubusa ubundi wakabaye unareba Scovia uravuga ngo Kiramani yavuze ngo abana b'abanyarwanda ngo ari gukina filime zerekana ko umukobwa ngo ejo naza yambariye ngo ibigera munsi y'ikibuno ngo bazamukubita Scovia niba uri umubyeyi wibagiwe abana ibirenga ibihumbi 10 babyara buri mwaka batujuje n'imyaka y'ubukure wibagiwe ko umwe ruvi bukuru ugibwana none se nibabona abakuru babo bambaye ubusa nabo bakambara ubusa abo bahungu nabo bagabo bakaboneraho bababonera kuko babona ariyo style iriho kuko buriya tujye tuvugisha ukuri akenshi muri famiye iyo ukuze ufite bakuru bawe babahanga ukurana ishyaka ryo kuvuga nanjye nzabo wa mbere sha narabibonye ubushize bamuguriye inkweto ubushize bamuhaye biscuit bamusohokanye i Kigali nandi butaha ninge bazajyana ubundi harabura ikibuni ngo Yamano na Bruce Melody banaganira ubundi Bruce Melody yananiwe kubwira ka Yamano ati we petit frere koko uncle Bruce Melody kudahamagara bishwa nguze ubaye no kuba ariko bite byawe umugisha wenyine ariko se uncle nta kibazo ni uncle pe ariko uncle rero nyine nakora iby'abanko banko bacu ibyo badukorera turabizi nazabe babandi bamarume baturuma ngo bakuruma bakurora ahubwo azabe uncle mwiza wa mu uncle nyine ukubaza yuko mwana wanjye se ko wari uri kuri kaminuza ube bimeze bite suba wize neza
Yes, ibihe byiza ndabasuhuje kandi nanone mbahaye ikaze nshuti bakunzi bacu mudukunda kandi mudukurikira kuri The Focus Media Entertainment. Njye mubana mu biganiro bya buri munsi ndetse n'inkuru zitandukanye ndi GB Entertainer. Kuri kamera zacu muri kubibona ko turi kumwe n'umusore ufunzemo boku, ni umusore umeze neza cyane. Uyu munsi ntago ndi bumwita umugabo kuko nawe arabizi ko mbizi ko ari umusore. Padi umeze utese? Nimeze neza cyane GB Entertainer. Ndagushimira cyane kunumira kuri The Focus Media Entertainment. Asuba barabizi ko ndi entertainer. Cyane urumva abantu bose barizwa neza entertainment. Yego. Padiri nishimiye kukwakira mu kiganiro. Nangiye nkuvuga mu izina kugira ngo bitirirwa bikugora ujya kwibwira abadukurikira ati ndi Padiri wanuza ariko nabyo bishoboye wabikora. Yanjye ndi nkubita idatinya rudasura inyuma kwisibanura nyamuseruka shema ku muhigo. Kandi nkaba wa mugabo tabura ikivugo. Ntabwo rero nitwa Padiri gusa. Mazina yanjye ni Nziborera Irene. Ariko nakuze banyita Padiri. Niyo mpamvu ubundi nta mugabo utangira yivuga amazina ahubwo atangira avuga ikivugo cye. Niyo mpamvu arutangiye kuri. Niyo mpamvu ni nkubita idatinya rudasubira inyuma kwisibanura nyamuseruka shema ku muhigo mwizizi Nzibonera. Uziko nzi ko kacitse. Ntabwo kacitse ahubwo nuko nashatse kukubwira ngo nta mugabo utagira ikivugo. Yego. Ubundi niyo mpamvu na kenshi usanga ibintu by'umuco abantu ntibabiha agaciro, ariko ubundi iyo utazi iyo uva ntumenye iyo ujya. Numenya niyo ujya kabisa. Ubundi iyo aba bamenyaga ko abo dukomokaho babaye abagabo cyangwa babaye ibihangange, ikintu cyo bashingiyeho cya mbere cyari umuco. Ubundi kuva na kera umuntu muzima baravuga ngo ariko uriya mwana agira imico myiza. Yego. Bivuge ngo rero ubundi umuco niryo shingiro ryo kubaho. Ni nayo mpamvu banavuga agahugu katagira umuco karacika. Nubanga igihugu cyose hano ku isi kiba cyubakiye ku muco wacyo. Cyane bakongera kanavuga ngo agahugu kajya gucika karabanza kagata umuco. Yego. Niyo mpamvu igihe cyose ubonye abari gutandukira bari guta umuco bawuvamo bakora ibibi, nk'umuturage w'igihugu cyangwa nk'umunyarwanda ubundi twebwe na kera na kare, ubundi kubera ko umubyeyi yabaga ari umubyeyi w'igihugu n'umwana akaba ari umwana w'igihugu. Ubundi umubyeyi wese yakurebaga igitsure ukamenya ko aguhannye, kandi n'umwana wese akubaha umukuru akamenya ko ari umubyeyi. Yego Padi, duherukana turi kwamamaza umukuru w'igihugu. Yego. Ewana twari mu itsinda bitaga kundi muriro, wabaga ufite morale ya danje. None se ko wanjye ndi wasi morale birazwi, urumva ntago waba umuhanzi kandi uri nawe usi morale no muri gakundi muriro nawe urabizi nawaga ndi muri batatu b'imbere. Nta nose nakuntu watangira ubiyereka uri rega ubu turatangiranye muri bino biganiro. Se ndababwira iki mbari n'imbiri zanjye se cyangwa mbabwire nti twaza mwakwirwa ko twaza twambaye. Ngiye muri byinshi twatiza, reka tujye mu kiganiro tubwire abanyarwanda ikituzanye. Bangira ngo tubanze tubinjizemo neza babone ko kuri The Focus Media Entertainment tuba dufite imyuka kandi tuba tumeze neza. Tumeze neza cyane, turiteguye kandi tuba tubazaniye amakuru ndetse n'ibitekerezo byubaka umuryango ndetse n'igihugu muri rusange. Padiri ati ubu nshatse nahita mfata entertainer nkahita ndi kunagira kuko by'umwihariko ni nawe umuntu tugiye kujya tubana kenshi mu biganiro bivugwa kuri iyi mihanda, kuri za nkuru z'abamotari, inkuru zo ku ma website, izo zose tuzajya tugenda tuzigarukaho. Kode nawe wigize Padiri urambatisha. Nawe ni Padiri entertainer. Nawe rero urumva kandi koko ndi kuri GB Entertainer, nkajya kuri The Focus Media Entertainment, urumva ndu entertainer mwiza. Yego kabeza. Ngomba rero kubishyiramo imbaraga kandi nkanazamura n'impano, nkanasaba n'Imana ubwenge n'ubushobozi bwo kugira ngo dutange ibintu byiza kuba dukurikira ndetse kandi dutanga ibitekerezo byiza byubaka. Rero hari amakuru amaze iminsi imihanda hano bikomeje kuba ikibazo gikomeye cyane. Yego. Wowe ziriya video zirimo ibintu bya Heineken nta wigeze uzibona? Ziriya video ngewe urumva narazibonye sinifuje no kuzitunga nyine ndavuga reka nzirebere hariya si ngombwa yuko ngenda nazigira ariko narazirebye ariko biriya bintu banyarwanda
mukuri reka tuvugishe ukuri biriya bintu koko mwitegereze cyangwa no kwivugira gusa bya bindi tureba ibintu tugahita tuvuga ngo ibintu byikubite hasi. Nimba numvamo neza uravuze ngo wowe warebye uritegereza. Nge narebye nditegereza. Urangije ubihuza n'ibiri kuvugwa hano kuri social media. Ukuremo ikirero sasa. Biriya bintu nabikuyemo ibintu bibiri. Harimo abantu nk'uko bigaragara kandi bivugwa cyane bavuga ko nk'abantu baba mu bintu bya LGBT hari ukuntu bari abantu bashyigikira ibintu byo ngo abahuje ibitsina ngo bahuje ko abaryamana bahuje ibitsina ngo hari ukuntu bo babashyigikira kandi ngo bakaba bashaka kuba babahamamo n'amafaranga cyane cyane nk'iyo urebye nge biriya bintu nabifashe mu rwego ruri wide. Hari abantu babifashe nko mu rwego rwo kwica umuco wenda w'igihugu ariko nge nabifashe nko mu rwego ahubwo rwo gusenya Afurika kuko urabona u Rwanda ni igihugu kiri indorerwamo muri Afurika yose. Yego, ni igihugu isi yose ivuga Rwanda ariko Rwanda icyo gihugu Rwanda ubundi Rwanda biti. Yego, irakira amanama mpuzamahanga, Rwanda iravugwa mu mitekano, Rwanda iravugwa muri visit Rwanda, dufite abayobozi beza, organisation mu gihugu, amasuku Arsenal za visit Rwanda. So nge nabonye biriya bintu ni projet ngari bititondewe igihugu kigomba kubigira seriye kuko urabona abantu babikora bashaka ko babikora babifitemo izindi nyungu. Hari aba babikora mu bigari babijyanwamo nabo babifitemo inyungu ariko bafite inyungu bakabigaragaza nka biriya byo kugaragaza nk'amashusho ku karubanda mu rwego rw'uko bamaze kwerekana yuko koko abakobwa bo mu Rwanda cyangwa hari abantu bamaze kwemera yuko adashobora gushaka umugabo akazabana n'irobo. Attention, mwibuke ko hari inganda ziri gukora amarobo y'abantu bo kugira ngo bazashakane abagabo n'abagore. Why not badashobora gukora amaproje nk'ayo bakajya babicisha mu bantu bikamera nk'aho bibaye scandal ariko mu by'ukuri abayoba barayoba. Uravuze ngo hari abantu babikora mu kigari bakabikoreshwa n'abandi babifitemo inyungu. Muri ariya mashusho yacicikanye wambwiye ngo nta nubwo wifuza kongera kuyarebaho havuzwemo umukobwa bita Emeline ariko muri ayo mashusho umvagamo amajwi inyuma bari kuvuga ngo Brian yarambwiye ngo ngire gutya. Ni ibintu abantu bose bumvishe. Yes, biriya rero utavunitse biriya bintu nge nabikurikiranye numvise banabivugamo bavuga ko ari amashusho ashobora kuba yasohotse ari umwe mu nshuti za Emeline bagiranye ikibazo agahita yashyira hanze kugira ngo ashyire ku karubanda Emeline. Ariko abanyarwanda bongere abafite ari amashusho bitegereze neza bareba n'ubwenge n'umutima bareba akagambane karimo hari ahantu Emeline yambaye ubusa ariko Emeline afite inzara zitukura asize verine itukura. Umuntu wikinishije ni vide afite verine y'igitare. Abanyarwanda bongere bitegereze basubiza ubwenge ku gihe. Biriya bintu koko bashutse Emeline kuko babonye ko ni umuntu nyine biri hanze ni umuntu uzwi ni biri hanze hari ukuntu ushobora kuba biri hanze ukagira ibyaga abantu bakabigenderaho. Yego, nje nshobora kuba nshaka kwamamaza inzoga nkagushuka weje bukaza wowe ukabyina wasinze nkahita profit yo nkayijyana nkakujyana wowe muri Bralirwa kukwamamarisha cyangwa kubyaza umusaruro bitewe n'icyo nashakaga. YouTube channel yanjye kabona aba views nkuko bakoreshaga bayinyogoye none nawe akagukoresha mu zindi nyungu ze bwite cyangwa mo kimwe akakwiyenzaho kugira ngo ashyire ayo mashusho yawe hanze. N'ubundi yari afite izo projet zo kukwerekana cyangwa zo kwerekana ko bya bintu bifite indi level kuko urumva niba abantu bavugwamo nkuriya bavuze ngo runaka nge sinyene no kuvuga izina rye kuko nabandi kumwamamaza ngo yaravuze ngo bazabimubikire ngo bazabimucungire ngo biriya bintu bazabimucungire aracungisha iki rero ari umukobwa mugenzi wabo kandi uriya ni umuntu uzwi w'umusitari. Yego, ni umuntu w'umu DJ. Kumenyana n'abantu mpuzamahanga biroroshye, kwinjirirwa n'abantu bo hanze biroroshye.
gucishwamo imico nk'iyo mibi biroroshye. ese uravuze ngo ikibazo cy'ubukene kiri hano kiri mu rubyiruko nicyo kiri gutera ibi bibazo aba bakobwa bakaba bemera kubikora kubwo kugira ngo babone amafaranga? Oya ntabwo umwana wese ugiye kunanirana ngo ajye mu muhanda ari uko iwabo haba habuze y'ibiryo, kuko ntabwo twese twakuriye mu miryango ikize. Umwana uzi ubwenge aruhira iwabo, agakenera iwabo, bagasonzana, ahubwo akazarwana iwabo kubavana mu nzara. Ntabwo yibasigamo ngo ajye gushaka ibiryo ahandi, ajye kwandavura no kwandagara no mu nzira zidatunganye. Ikindi biriya binyereka yuko igihugu kitabigize ibyacyo gishobora kuzisanga mu manzaganya. Abantu sosiyete yarasenyutse cyane urabona nk'uko abantu benshi babyivugira n'abakobwa babyivugira. Araza akavuga ngo ese ngo umuhungu udafite amafaranga ngo ntiyakundana nawe. Ese ubundi amafaranga, ubundi toto amount y'amafaranga ubundi akenerwa kugira ngo umuntu abe umugabo ntangaye. Ndashaka kubaza abashiki bacu badusubize. Ikindi ndashaka kuzabaza abashiki bacu, muzaganire na baso n'abanyoko ku myaka dufite turi kubateretaho muvuga ko nta mafaranga dufite. Muzababaze amount bari bafite ku gihe cyabo, mubaze niyo dufite, nimusanga baraturushaga amafaranga muzatwitabanirwe. Urimo urashaka kuvuga yuko je ndashaka kuvuga ko bitewe nuko twebwe turi muri generation y'iterambere, ibintu byagiye mu ikoranabuhanga, ibintu biri ku karubanda. Abakire kwigaragaza baragaragara cyane, kandi ndetse n'abantu benshi barishushanya bakigira abo batari bo, ku buryo umuntu ashaka gukodesha imodoka akagenda muri imwe ejo akagenda mu yindi bakagira ngo afite imodoka ebyiri, kandi kumbe ahubwo nta modoka agira. Kuri space nyinshi zitandukanye witwaga Difaza akora, abantu benshi batunguwe n'ariya mashusho. N'ubu hari abakiri kugenda bayaka bavuga natwe mutwereke twirebere, gusa reka mbabwire ko nta nicyo bajya kureba. Noneho witwaga Difaza aravuga ati uyu mukobwa Emeline murimo muravuga ati uyu nguyu rwose ibi byamubayeho ngo ntabwo byamutunguye, ati ni ubuzima busanzwe n'ubundi ahoramo. Ndetse anavuga yuko uyu witwa Emeline ngo ashobora kuba hari izindi video ngo amaze igihe kinini ashaka gushyira hanze. Ese padi ibi bintu birimo birashaka kwirirwa bikwirakwira ni step by step gukwirakwira kuri izi mbuga nkoranyambaga, ibintu by'umwanda. Wowe first of all Godfather simwemera sinzi n'icyo uravuze ngo ivuga inkuru atangaza nyinshi ziba ari ibihuha. Atangaza nyinshi kwanza nk'igihe cya Mutesi Jolly cyaramutweretse. Ndumva umuntu wamubonye ku gihe cya Mutesi Jolly hacaho buri kodi bumwe, ejo hagacaho ubundi, mu kanya mukamuri gukina kata. Ikindi si ubundi ni igiki ubundi umugabo wiyubashye cyangwa umusore wiyubashye abwira umukobwa ngo haguruka kuri kamera ngo twereke ngo nyashi zawe, ngo twereke ngo mu gituza cyawe. Ubundi aracuruza abana b'Abanyarwanda, ari kuba exposer. Urabona nawe ahubwo njye mu bantu nashinza bafite umutima ushobora gutuma abana b'Abanyarwanda bi exposer ku karubanda bakaba banambara ubusa. Nawe arimo kuko ari mu bantu bababwira ngo nyereka nyashi, ngo nguhuze ngo na runaka. Urahuza umuntu urukundo ubundi ruhuzwa rute? Ko nzi ko ubundi umuntu akunda umuntu hari aho biturutse. Ubundi ngewe urukundo nufata nk'igihangano. Ubundi iyo wicaye ugakunda umukobwa ubyimajiniye, ntabwo urwo rukundo rwose aba ari urukundo. Urukundo ni urufite impamvu, mwahuriye ku kintu murahura, musanga muhuje imico, musanga mwaganiriye murahuza. Ese ubonye umukobwa nawe wari ukeneye umukunzi nawe akeneye umukunzi, mbega hari ukuntu hagomba kuba hari quelque quantité y'impamvu yabayeho. Ntago nakabaye numva ukuntu bari bumfatira ifoto y'umuntu ngo dore ngo yanyeretse ngo kuri Instagram ngo mite mukunda. Uhita umukunda. Icyo gihe nago namukunze namugiriye irari. Nubwo ukunda ikintu agitekerezaho akagiha umwanya. Umukobwa ukunda urabanza unumva icyo atekereza, ukanumva ubwenge bwe, ukumva se ubumenyi afite, ubuhanga, ubushishozi, ese ibiganiro bye. Yego. Nkuko n'abantu bakuru babivuga, ese umuntu arakara ate, yishima ate, ese ni umusinzi, ese
ni umunyamahoro, ni umunyamahane, kugira ngo nunakunda umuntu uzamukunde uzi ubukunzi uwo ari we. yego reka tugana ku musozo w'iyi nkuru cyane ko inkuru ari nyinshi nabonye mu gaseke kawe zipfundikiye. Yego. Ibi bintu navuga nakoresha umugani w'ikinyarwanda nkavuga ati ubanze noneho agahuru kazo kahiye. Yego. Reka nihangane no kuzivuga mu mazina. Katokombeye. Kabaye rero umusaza arabivuze, umubyeyi wacu mukuru His Excellence Paul Kagame ati kirero naragutoye, narakwamamaje, ndakwemera, ntago watuma tubangamirwa abanyarwanda ngo tuzirikirwe ikuzimu mu kibi. Niyo mpamvu ahise abyamaganira ku karubanda, ndetse abyamagana mu munsi wo gusengera igihugu. Imana imuhe umugisha, imuhe kuyobora igihugu cyacu, igarure u Rwanda mu maboko y'Imana, iruyobore nk'uko umukuru wacu abivuga. Guhera uyu munsi ababyeyi bakabaye bahita bafatiraho, bagatangira kumenya imico y'abana babo, imigirire, ingendo z'abana babo, aho babana nabo, inshuti zabo, ibyo baba mu bya buri munsi, kandi bakanagira ikintu cyo kuganiriza abana cyane ku kintu cyo kwihesha agaciro, umuco, indangagaciro. Uribuka ko na president ubushize yavuze ngo kugira ngo utere imbere bisaba kugira ubwenge, ugakora, ukagira n'umuco. Umuco, ubwenge n'umurimo. Yego. Iyo ibyo bintu habuzemo kimwe, byose birazamba. Niyo mpamvu uyu munsi wa none b'Abanyamerika bambara ubusa, uyu munsi si umukinnyi w'umunyamerika uhembwa, umukinnyi wa filime w'umunyamerika si uhembwa amafaranga menshi, umukinnyi w'umuhinde ni uhembwa amafaranga menshi, kandi bo bambara neza, bariyubaha, ndetse no mu mafilime yabo bakwereka ko no gukora ku mukobwa cyangwa kumwambika ubusa ari sakirireko. Biriya babashuka rero bababeshya ngo kwambara ubusa ngo nibyo bigezweho, barabashuka. None se ugezweho ubwo ninde? Nuhembwa menshi. Mu kanya turi kuganira inyuma ya kamera wambwiraga ati ngo ucirinjije amarenga ngamara ibinonko. Iki kintu His Excellency Paul Kagame yavuze, aravuga ngo buri wese mu nshingano ze ubundi akora iki, mu buyobozi, mu bayobozi dufite, mu byiyobora byose ubundi ukora iki, haba abapasiteri mu nsengero, haba ababyeyi mu rugo, haba twebwe abayobozi, ngo ubundi ibi bintu bijya kujya ku mbuga nkoranyambaga, kugeraho abana bacu bajya gusinda, kugeraho dukurikira ibi bintu byose biri kubera ku mbuga nkoranyambaga, ngo abana basinze, ngo byagenze gutya. Ubundi twebwe tuba turi gukora iki? Ese aba bakora ibi ngibi nta kintu bakwiye kumva muri iryo jambo His Excellency yavuze kugira ngo bagire icyo bakora? Mu mboni zawe wowe urabyumva gute? Ibi bintu birakomeye. Ubundi rero umuntu ni ikintu gikomeye. Ubundi umuntu, njye numva uburyo umuntu yakareze umwana we, nubwo wenda nta bana ndagira, ariko njyewe nize na sciences zimene by'umwihariko, nize ubumenyamuntu. Njye numva umuntu yakareze umuntu nka physique, umuntu physique, igikuriro, ukarera umuntu mu buzima bwe, umenya uko abeze neza mu buzima, ari muzima atarwaye, ukanarebera umuntu mu bitekerezo. Sugira umuntu w'igikuriro ufite ubuzima bwiza ariko mu mutwe nta kirimo. Biri kumvikana. Kuko ubaye uri umusore mwiza, ukagira ubuzima bwiza, ariko mu mutwe ntihagire ikibamo, n'ubundi ubumeze nka ya zahabu bavuze, ya mpeta y'izahabu iri ku izuru ry'ingurube. N'ubundi iyo mpeta n'ubundi nta gaciro bifite, kuko n'ubundi iri ku izuru ry'ingurube, kandi ingurube iri mu isayo. Birimo birumvikana. Rero umutima na His Excellency yabivuze, burya reka nkubwire inshuti yanjye, ntawe utanga icyo adafite. His Excellency yabivuze, bariya abantu ntago bambaye ubusa ku mubiri gusa, bambaye ubusa no mu mitima, no mu bwonko, no mu mitekerereze. Niyo mpamvu bakwiye kongera hakagaruka umwambaro wambarwa ku itegeko ry'igihugu, bitambarwa ku bushake bwa buri muntu. Yagarutse ku ijambo ry'icyo umuntu wese ubundi, ngo ibingibi babikora ngo kugira bamamare, ngo bibwira ko ari icyo bimarira abantu, ariko avuga ko icyo ukwiye kumarira abantu ubundi ngo ni icyo ukora kikagirira buri wese akamaro mu buryo bwiza. Ni nawe yasoreje atangira speech, yavuze ko uriya ari umwanya ngo mwiza wabonye wo kugira ngo avuge
yinigure yigendera asigaye musigare namwe mugira gute mubitekerezaho. Ariko by'umwihariko Padi yagarutse ku nzego zitandukanye yongera kuzikebura. Urabona nyuma y'aya mashusho ya Emery yagiye hanze ni ibiki noneho bigiye kubaho kuri buno businzi bukunda kugaragara mu rubyiruko? Urakoze cyane. Ubundi ikintu kikomeye bagomba kumenya isi y'ikoranabuhanga abakire baramamaza inzoga cyane. Nabo nibafata imbaraga nyinshi bazishyire mu kwamamaza umuco cyane n'uburere n'indangagaciro. Yego. Uko bakora inzoga bamamaza BGB1 bamamaza nini na nini. Natwe dukore izo filime tukina twamamaza umuco, twamamaza ubupfura, twamamaza indangagaciro, twamagana bakora ibibi, twamagana abasinzi, twamagana ibiyobyabwenge, dukine nka kuriya wabonye bakiramani bakina barwanya abakobwa bambaye ubusa. Byari byatangiye ariko Scovia wumvishe ko yamuciye intege. Scovia ntago nareka kukugaya hariya. Niyo wari bugaye Kiramani ntago wari bugaye Kiramani, ahubwo wari buvuga uti wa mungani buke bakobwa bambara ubusa ubundi. Wakabaye unareba Scovia uravuga ngo Kiramani yavuze ngo abana b'abanyarwanda ngo ari gukina filime zerekana ko umukobwa ngo ejo naza yambariye ngo ibigera munsi y'ikibuno ngo bazamukubita. Scovia niba uri umubyeyi wibagiwe abana ibirenga 10,000 babyara buri mwaka batujuje n'imyaka y'ubukure, wibagiwe ko umwe ruvi bukuru ugibwana. None se nibabona abakuru babo bambaye ubusa nabo bakambara ubusa, abo bahungu nabo bagabo bakaboneraho bababonera kuko babona ariyo style iriho. Kuko buriya tujye tuvugisha ukuri, akenshi muri famiye iyo ukuze ufite bakuru bawe b'abahanga ukurana ishyaka ryo kuvuga nanjye nzabo wa mbere sha. Narabibonye ubushize bamuguriye inkweto, ubushize bamuhaye biswi, bamusohokanye i Kigali, nanjye ubutaha ninjye bazajyana. Impamvu na Scovia yagombaga kubwira ariya magambo Kiramani. Yes. Kuko yari akwiye kwicarana na Kiramani akamubaza ati se ubundi Kirama kuko inyigisho Kiramani yatangaga zatangiye kwigaragaza. Okay. Ni ukuvuga ngo buretse ko gukubita mu Rwanda bitemewe. Ariko ubundi mu by'ukuri umukobwa wakambaye ubusa yakana kubiswa. Kandi rego ubundi buretse ko babashuka ngo nibabakubita inkoni. Sha ubuse sha Emery reka nkwibarize ko batagiye kukubita inkoni. Sha niba gukubita amageragere ntago uzaburiye inkoni mbi ubwiruta n'inkoni. Nibe nayo yari buhore ku kibuno ukagenda ukanayiwe ukayiyomora ukagenda abaganga bakaguha pomade. Zaba ndebye wiyomorera iya mageragere. Ubwo bagufunze amezi 6 diplome yawe izabitaye agaciro. Ariko abanyarwanda ubu ni mwana amenye ubwenge. Umwana yize tourism ntashaka kujya gukora muri hoteli ngo agenda atangira akorera make. Urumva? Ahubwo aririrwa mu rugomo. Yego. Baririrwa mu businzi. Ngo bigize ngo abahosta butubari. Ese ubundi bwo wa hosta uri kurara mu tubari. Ese ubundi waruzi ko umuntu uri kurara ijoro urara unywa amayoga uri no gusaza icyo kintu? Ese ubundi waruzi ko iyo umunsi uciyeho uba uri gukura? Ese Emery nyuma y'imyaka ibintu uri gukora mu myaka 35 40 umaze kuba wa mugore wiyubashye ugize amahirwe ugashaka umugabo nabonye aravuga ko bigoye. Ntago bigoye. Buriya rero hari ikintu mutaza abantu biyisi. Ntago abantu beza aribo babona ibyiza. Ntago umukobwa wabaye umurokore cyane ari we uvuga ngo ni uzabona umugabo. Reka wari giwe imbobo w'umusazi w'ingegera ahita anahura n'undi akaba yahita noneho ahura n'indi ngegera ye bagashakana kandi bagera no mu rugo bakabaseri. Biranashoboka cyane. Gatebe gatoki. Ikindi bishobora ntibiriya bishobora kumubera isomo agahita bikuraho kujya kwihana akaba umukobwa muzima akicuza imbere y'abanyarwanda agasaba imbabazi umuryango we n'abanyarwanda akihana ndetse n'ibintu bya social media. Uvuze ku bintu byo kwihananirwa ko mu kanya nimbonye amashusho y'uwitwa Jackie mu kanya amaze kubatizwa rwose. Amaze kubatizwa kabisa kandi numwe mu bantu bamenyerewe muri nkuru ngizo zo kwiyandarika n'ibindi bitandukanye. Ariko nyuma y'uko afunzwe umunsi wonyine yavuyeyo yahindutse aranabitangaza none kandi akomeje kugaragaza impinduka. Ese na Emery ni ngombwa ngo bigeraho ngaho?
reka dukomeze noneho n'iyi nkuru ndizera ko kuri ibyo ngibyo bumvisha kandi nicyo His Excellency yabivuzeho bacyumvise bizere yuko ibintu byanze bikunze bigiye guhinduka. Abana b'abakobwa ababyeyi ndetse n'abasore natwe n'abagabo biduha isomo tumenye yuko bashiki bacu ibintu byo kugendera gake imico yo koroshya ibintu ukabona imico abantu batangiye kuzana siriseriye ariko ukabifata nk'ibyoroshye biriya bintu bikwiye guhinduka. Yego Padi noneho ahangaha rwongeye kwambikana wabibonye ibya Bruce Melody na ya mpano se buriya ni intambara reka mbanze mwumvisha aya majwi nawe wiyumvire uyu Bruce Melody ko ni umuhanga cyane reka ubanze wumva uretse gato. navutse mu bihumbi bibiri abantu bari mu bihumbi bibiri mujye munyita Uncle Bruce ni hame abantu muri kuri live mwavutse mu bihumbi bibiri mujye munyita Uncle Bruce aha wabyumvise mu gihe bikimeze gutyo ubwo urumva ukuntu byatangiye ya mpano we muri interview yikoreye idafite nayo ihuriye na Bruce Melody ati njye navutse mu bihumbi bibiri ubwo ni ikibazo yari abajijwe. Bruce Melody akurikire ya mpano arangiza avuga ati abantu ya mpano atinyuka avuge ngo ntaganzi niyo mpamvu abantu bavutse mu bihumbi bibiri kuzamura bakwiye kunyita Uncle. Ya mpano byitegereze ahita posting ubwo yarimvishe ko ariyo bavuze bamukomye ahita avuga ati my uncle ndagukunda narangiza ahita avuga ati gusa bonyokora makurora ahita ashyiraho hashtag ngo sinzi niba uri kumva icyo kintu. Aha hantu wa mugane wa ya mpano wowe uri kumvamo iki? Amongane ya mpano yapimye ngo buri rero kabubwire aka kabivu ka Bruce Melody na ya mpano kazagarukira ntago ari akabivu ubundi rero sinzi nyine ubundi ndumva ahubwo ubundi harabura ikibundi ngo ya mpano na Bruce Melody banaganira ubundi Bruce Melody yananiwe kubwira ka ya mpano ati we petit frere koko Uncle Bruce Melody kudahamagara bishwa ngo uze ubaye no kuba ariko bite byawe umugisha wenyine ariko se Uncle nta kibazo ni Uncle pe ariko Uncle rero nyine nakora iby'abanko bacu ibyo badukorera turabizi nazabe babandi babamarume baturuma bakuruma bakurora ahubwo azabe Uncle mwiza wa mu Uncle nyine ukubaza yuko mwana wanjye se ko wari uri kuri kaminuza ube bimeze bite isuba wize neza handa utirari wanyweye amata se nakanda akanyenyeri kuri kumwishwa ubundi umwishwa ese ubundi wamenya neza ko umuntu ari nyokoro mu bundi utamubona mwese ubundi wowe mu kinyarwanda ubundi wigeze ubona umwana ubundi kiranazira ahubwo reka njya nigisha n'abanyarwanda n'abaraburi kirazira utazajya no kuhura n'umuntu mukuru ngo uhure n'umuyobozi ngo uhure n'umuntu ukuruta ugenda ujya kumujomba ibitoki uri umwana uri muto kirazira kikaziririzwa uragenda ukamusuza muraho yabona akwiye kugukora mu ntoki akaguhereza ikiganza ukamusuhuza yabona akwiye kuguhobera akakwereka ko ugiye kumuhobera ukamuhobera niba ari ukugupepera akagupepera ntabwo umuntu mukuru bagenda bamusatira ujya ni ukuvuga ngo arabona abonye barimo kuvuga ngo Bruce Melody ntabwo yakabaye agira ikintu avuga kuri ya mpano ahubwo yakabaye yumva neza icyo ya mpano ari gusaba ya mpano ari gusaba arasaba iki ni ukuvuga ngo akeneye ko Uncle nyine aba Uncle koko akamufasha se mu buryo bwa se we yafashijwe nande inde usiko n'ubundi mu kinyarwanda bavuga aho ubibye n'usarura mu gifaransa bakavuga ngo on récolte ce qu'on a semé mu cyongereza bakavuga ngo hard working pays wabyumvishe usarura
ibyo wabibye kandi gukora cyane birishyura. yego Abanyarwanda bareke kwitwaza umuntu, bareke kuzana amatiko amungani na His Excellency yabivuze, ugasanga abantu bari guhangana mu tuntu two wabafata wabicaranye utubundi murapfa iki bakakibura. Anyway, je ndumva abantu bakwiye kumenya gukora cyane. yego none se wowe uri kubona Bruce Melody agize icyo afasha y'amano like nka korabo nk'uko yigeze no kuyimusaba ari nako ubona ko akomeje kumera nk'umutunga gatoki urumva ubona ko byanze bikunze yakora bayikeneye. Urabona iyo korabo iramutse ibonetse nta kamaro yagirira y'amano. Wewe wigeze ubona APRFC imanuka ikajya gutera inkunga Gicumbi? Uzafata uwo munsi umwe mbwira umunsi umwe APRFC yaramanutse Gicumbi ijya gutera Gicumbi inkunga, ni ikipe bahanganye. Wese oya no twe kujya muri santima y'amano n'umuhanzi. Bruce Melody n'umuhanzi. Ushatse kuvuga ko wishaka kuvuga ngo rero ngo y'amano ngo n'umwana kuko yashize indirimbo yo kuri YouTube ngiye mu mwanya ndi kuyireba muri iyo minota igashira ntari kureba ya Bruce Melody. Ya Bruce Melody simba ndi kuyireba kandi icyo gihe kiba giciyeho, hari gihe mita nigira mu kandi kazi simba umwanya wo kureba ya Bruce Melody kuko umbwiye ngo y'amano yagize gute yasohotse cyangwa ni nziza urayinsharinze. Yego turi kubyumva ki? None ushatse kunyumvisha ko aka kanya y'ampana isagera ku rwego kuba yahangana na Bruce Melody? Anyway biranashoboka cyane kuko buriya umunyarwanda yaravuze ngo ubugabo si ubutumwa. Yego yes kandi umuziki sinzi ukuntu nabyita. Buriya hari ibintu bisaba guca muri step by step. Yego ako ni ibintu bidasaba step. Ndaguha urugero. Hari ushobora gukina box mugaca muri hasi ukajya mu yo hagati ukazagera ku rwego bagushyira muri heavyweight. Ariko umuziki indirimbo imwe muri ya Mupeti Berisima araza akagukoma ukamukunda ukajya uyibyina inshuro 8 ku munsi, izindi wazirengagije. Nubango icyo umuntu asabwa ni ukuba umuhanzi gusa. Icyo usabwa ni ugukora cyane ugakora byiza kandi neza. None wowe uri kuvuga ngo izi beef ntago zikwiye ahubwo zikwiye guhagarara basohora imizi. Ahubwo beef ikwiye kubiriho ni ukuba bahanganye mu bikorwa. Ngewe beef nifuza mu bahanzi b'Abanyarwanda. Ntago ari beef zo kugira ngo umuntu ajye kubwira undi ngo nyoko ngararoga murabona ngo ujya mu barozi ngurera iminati oya. Ahubwo izi chano ziri gutumira abantu baje gutongana no gutukana. Yego zibahamagariza babwire ziti muze hano twabatumiye. Ari babe Bruce Melody ngwino hano we na y'ampano. Y'ampano fata gitari ya Bruce Melody uziki ni piano ni gitari bahita bakubita topic babatunguye muturirimbira indirimbo yo kurwanya sida. Aha naha muri abahanzi niba koko mudashishura. Yego muhite muturimbira indirimbo y'umuco hano ihimbye mu maraba bagwe na kondisiyo. Mugiye kuturimbira indirimbo y'urukundo ikoze muri reggae. Yego mugiye kuturirimbira indirimbo yo gukunda igihugu ikoze mu kinimba. Suru umunyarwanda se? Yego kandi uri international uri kujyana n'igihe. Yego ndakeka kugira ngo umenye iby'ahandi wakababiza iby'iwanyu. Sinamenye Kongo ntazi u Rwanda, sinamenya i Burayi ntazi Afurika. Yego byakabaye byiza mbasha kumenya aho ndi kugira ngo mbenye naho ngiye. Nuba muri make bakabaye bahanganira muri ibyo kugira bahanganira mu matiko. Urakoze cyane. Noneho indi beef agategura igitaramo akavuga ati Bruce Melody wanyiyemeyeho nagitegura ikiramuruzi nzagitegura ikayo nza tuzarebe abazaza ari benshi. Nagitegura ikabuga nzagikorera irwamagana ndebe ko batazaharenga kwa Bruce Melody ngo bansange. Noneho y'amano nagitegura ikabuga Bruce Melody ajye kugitegura irwamagana. Noneho abafana be baze guca kwa y'amano bamanuke bamuceho koko basange Bruce Melody irwamagana. Turebe icyo kintu. N'ikindi DJ Adam yavuze abahanzi bo mu Rwanda bareke kwishyigikiza abandi. Bareke gufata abantu ngo babagire ibitsinzi byabo ngo nibarangiza bitiriye abantu bamungani wa DJ Adam avuga ngo nta production azi kuko usanga bisoze hari DJ Bob. Niba umuntu yamisinze indirimbo twese nkanjye ndi umuhanzi ni wambeshye. Icyo bita mixing y'indirimbo niyo ndirimbo ubundi. Kuko ubundi mixing ni arrangement. Na arrangement nyine kuyisoza Bob Pro on the mix urajya kuvuga ibindi se bihe.
nanjye biriya bintu ndabizi kubiterekamo kujya uterura akantu se kuri suri ugaterekamo hariya bikadunda uko bishaka maze umuhanga akaza kubyaranja n'amajwi akayahuza nta buhanga burimo. Ikindi umuhanzi ye kujya gutegura umuziki ngo ahimbirwe na GB aririmbirwe na padiri waziki azateremo agatero kamwe indirimbo yitwiye. Yego. Yashyizemo akantu ka yuhu gusa ka yuhu cyangwa ka ele indirimbo ngo nele wayikoze. Ngibwe bayi gute se? Abanzi b'abanyarwanda ese ubundi producer wa Bob Marley uramuzi? Wigeze umwumva mu ndirimbo? Reka. Uwa Dube uramuzi? Reka. Wari wumva uwa R Kelly? Celine Dion akorerwa muri studio. Reka ibyo bintu ntabwo njya mbyumva. Ubundi rero izina ryakubatswe n'ibikorwa ntabwo ryakubatswe no kugenda wivuga ngwele ngo DJ oya kora indirimbo ahubwo muri Nigeria baze kubaza mani tubabaruka turangira umuntu wagukora indirimbo. Padi ibi bintu turi kuganiraho ndizera ko abantu badukurikiye bari kubyumva ariko tugana ku musozo reka nkubaze ikibazo kimwe tugane no ku musozo ukurikije ibintu byose biri kubera muri showbiz nyarwanda urabyitegereza byose bijyana n'imyidagaduro muri rusange. Imyidagaduro nyarwanda uri kuyibona he muri uyu mwaka dutangiye 2025? Imyidagaduro nyarwanda icyo nabasaba nkuko His Excellency yabitubwiye nuko ibintu byose twakora twasa n'ubisanisha twisanisha nk'abanyarwanda. Ibintu byose twakora tubikore dushaka kuba abanyarwanda, twe kubikora dushaka kuba abanyamerika. Nibwo ibintu byacu bizagira successful. Kuko urabona nk'indirimbo ziri gusohoka ukabona nka Majinga ejo bundi nabonye indirimbo ushobora kuyumva yo ukumva si iryohe amatwi cyane ariko umuntu yumvishe ari umunyamahanga azahita amenya ko ari inyarwanda kabisa. Kabisa. Noneho umuntu akore nka Ruti Joel ashaka kuririmba indirimbo kumva rwose yayikubisemo n'utuntu tw'ibyongereza ariko yayigarura ukumva yayikubise rwose ahantu uri buhamirize nawe ukagenda mu maraba neza. Icyo bita creativity. Noneho creativity tubizana muri twe. Yego. Kuko ntago dushobora kuba original y'abongereza cyangwa y'abanyamerika cyangwa y'aba Nigeria. Yego. Ariko twe dushobora kuba original yacu kandi bikatugirira akamaro kurusha kuba abandi. Ibyo bintu birimo kumvikana. Reka nk'urugero ndishimangira. Yego. Uzafata indirimbo ziririmbwe n'abahanzi b'abanyafurika akaririmbamo icyongereza cyangwa igifaransa atarakuriye Burayi. Iyo ndirimbo ntago ibiryoshye kuko aririmba mu marangamutima ya Kinyarwanda akaririmba mu cyongereza. Urumva ibyo bintu ntago babihuye ntago ushobora kugira amarangamutima nk'ayo umwongereza utari umwongereza. Niyo mpamvu uvuga ati niba turi abanyarwanda tuba abanyarwanda ujye kuririmba indirimbo uyizanamo amarangamutima ya Kinyarwanda niyo yaba ari icyongereza cyangwa yumva kuntu abagande baririmba icyongereza arakirimba ukavuga ati nubwo aririmba icyongereza ariko uyu muntu umugande. Nigeria baririmba icyongereza ariko kumva ni ikinya Nigeria bakanavangamo n'ukuntu bazana iby'iwabo nyine ukumva. Ariko Bruce Melody yakubita Bodabo kavuga ati shase y'umuhanzi noneho n'umunyarwanda ni uwahe. Cyane cyane hari n'indirimbo ushaka kumva ari nk'iy'umunyarwanda ukazagira ngo ni nk'iy'umwongereza nyuma ukazumva ngo ni iy'umunyarwanda pe waranayikunze. Numva ngo kugira ngo imyidagaduro nyarwanda nubwo ikomeje gutera imbere ariko barushaho kugira umwihariko wa Kinyarwanda. Yes, turebere ku bandi. Urabona abashinwa bateye imbere kandi nibo n'abashinwa umushinwa umuhura no muri Afurika uramubona ukavuga uti uyu ni umushinwa tu kabisa. Umuhinde aragenda akaba wewe yajya no kwambara ugasanga yikwije kwa kundi ko abahinde mwahura n'Ikigali ugasanga niko ni umuhinde rwose. Umwana wabo w'umuhinde kazi wamubona ukabona ni smart nka wa wundi ujya ubona muri film cyane. Urumva natwe ugiye ubona nk'umunyarwanda kazi aho mubonye bose uzarebe nk'abadamu b'Abamasai wabonye ukuntu bambara neza. Koko buriya wabinganya n'umuntu wambaye ngo akamini ngo kajyazangwa nibyo bigezweho. Hari umudamu nabonye sinzi izina rye namubonye kuri YouTube nawe ni umunyarwanda kazi ariko yashakanye mu Masai. Araberewe yambaye neza yambaye twadutako twabo biriya bintu ni byiza twabaye abanyafurika aho kugira ngo basti b'abanyamerika bajya guhena ku karubanda bambara ubusa wenda twakwiganye ubumasai byibura twakwiganye kwambara nk'abagandekazi. Utubona ukuntu abagandekazi bagira ibyenda bambara rwose ukabona nko mu gihe cy'ibirori ukabona abantu bose babaye bamwe
ukabona umuco bajya kubyina ukabona barabyina ibintu by'iwabo rwose ukabona ni ibintu byiza. Yego n'abantu bakishima. Uzarebe twamamaza, twatangiye tuvuga ibintu byo kwamamaza. Indirimbo iyo twakoraga yaryohaga, ni indirimbo ikoze mu muco w'iwacu, iri mu kinimba, ya mashi, bya bintu nyine byiza nyine ugasanga birimo amarangamutima y'iwanyu nyine yandi nyine uzi gusangamo n'ikinimba wabyinaga. Twageraga kuri ya ndirimbo ngo iyo twicaranye, iyo twicaranye ugasanga noneho twanicaye yataye noneho tugakubita ikinimba nyine, kuko ntabwo uri bwishake mu kinimba, usanzwe uzi ikinimba, uri umunyarwanda. Koko niba uri intore yizihirwa, nta kuntu waba uri intore utazi kuhamiriza, utazi ikinimba, nurangiza uze kumbwira ngo uzinzayirwa se gute se? Ubundi reka nkubaza, ubundi se uzi se wundi muntu utazi so biba bikumariye? Ibyo bintu byaba bikumariye iki? Uzi umuco w'ahandi utazi umuco wawe byaba bikumariye iki? Uzi wabo w'abandi utazi iwanyu byaba bikumariye iki? Uzi ururimi rw'ahandi n'ibintu by'ahandi warabyimitse, iby'iwanyu warabyimuye muri wowe, ibyo bintu byaba bikumariye iki? Yego, ko abantu bose tuzi ko ari abahatari, niyo ugiye kubakurikira usanga baragendeye ku mico y'abantu bakuru bagiye bakomoraho ubutwari. Ukareba nka His Excellency, uzajya kureba usange niwe muntu ukunda umuco kurusha na babandi babaye mu Rwanda, kandi we ntiyabaye no mu Rwanda, ariko kuko aza agaciro k'umuco. Niyo mpamvu yavuze ngo agaciro k'umuntu ka mbere kava mu muco, mu murimo n'ubwenge. Ibyo bintu bibishyize hamwe ugera kure cyane, ariko iyo habuzemo umuco byose birazamba. Ariko umuntu ufite umuco ashobora guhabwa uburere n'ubwenge. Yego, turavuga ngo habwirwa benshi hakumva beneyo. Nagira ngo ugire ikintu ubwira abakunzi badukurikira, badukunda, babana natwe kuri The Focus Media Entertainment, bagiye kujya babana nanjye nawe mu makuru ahari muri entertainment. Nagira ngo ugire ikintu babwira abakunzi bacu kuri The Focus Media Entertainment tugana ku musozo w'iki kiganiro. Icyambere twabashimira, cya kabiri tukabasaba ko abanyarwanda bongera bagatekereza ko kurera abana ntago ari ukubareresha ibiryo, kuko buri umuntu wahaye mu mutwe n'ibiryo yabyishakira, ariko uhaye ibiryo ntago mu mutwe yahishakira. Yego, wakoze kwitabira kuko uburere buruta ubuvuke. Kuba abana bavuka iwawe si bihagije, ahubwo kuba abana bararezwe nawe nibyo bikomeye. Yego, wakoze kwitabira ikiganiro. Murakoze cyane, kandi tuzahorana mu biganiro bya buri munsi. Yego.